Hello, hi, good morning, welcome and welcome back to the channel. Abantu mwese muri hano yambi mbahaye ikaze mwisanzure. Yo, umva hashize iminsi ndakugiranye akazi kenshi ariko this time I'm coming back. Yo, ngiye kubereka rero muri iyi video ibintu turi buze kurebera hamwe n'ukuntu ntegura umusatsi wanjye mbere yo kuwoza mu mutwe. Yo, umva muri kureba ukuntu umeze. No. Repousse zigeze nka hariya, neruka gutera produit kwa kabiri turi mu kwa gatandatu. Imagine 4 good months. Sibyo? Ikintu ngiye kubereka rero n'ukuntu mbanza nkawo wita gute babyita sinzi ukuntu babyita ariko ni ukutegurira koga mu mutwe, sibyo? Kugira ngo ube ufite hydratation, kugira ngo ube utoshye bihagije nyuma yo koga mu mutwe urabanza ukawutegura mbere yo koga mu mutwe. So ibyo ngiye gukora ubundi rero guys be ready. So ngiye kwereka ibintu byose nkoresha ubu ngubu. Ibi ngiye kwerekana ibyo mfite akano kanya, ariko ubusanzwe nongeramo argan oil. Amavuta ya argan oil cyangwa abuze ukuntu bayita mu Kinyarwanda. Yes, Abanyarwanda muzatubwire. So ubu ngubu ngiye kwereka ibintu nkoreshamo. Ubundi mfitemo ano mavuta atatu niyo ngiye gukoresha. Nta ruganda na rumwe rwambwe ngo rwamamarize, nuko ngewe binkorera tout simplement nkoga mu mutwe, namara koga mu mutwe nkaho umusatsi wanjye uri so sinzi ukuntu nzabigenza kugira ngo mbakorere video yo koga mu mutwe kuko narayikoze mbona iri so flu kubera amazi ashyushye nogamo, kandi n'idirishya ryanjye ryo muri douche ni ritoya, ntabwo bihagije kugira ngo nogemo munarebe. Nyine naroze mbona biri funda ndangije ndareka kuyibereka kuko nabonye ntacyo mwari mubonemo, ariko this time ngiye kwereka aya mavuta ukuntu byiza. Ndaza rero nshyiramo olive oil, nari mbivuze ariko ntabiberetse. Ndaza ngashyiramo olive oil, urumva extra virgin, ibyo bintu ngomba kubyitaho vierge extra, urumva. Noneho nkaba mfite coconut oil. Aya ngaya reka mbabwize ukuri, usibye no mu mutwe ngiye nyisiga no ku mubiri uko noza. Yo, nayo mfite umubiri ugiye ufite utuntu, hari ahantu hari uduheri tumeze nk'ikisi. Urabona umuntu ukuntu agira urumeze, ahantu nabaga mfite utwo tuntu tumeze nk'urumeze, ariko wakora ukumva n'ubundi turi so rough, ukumva turahanda, urumva. Rero aya mavuta yabikuyeho burundu, singihanda ahantu hose ni ngo ni kabisa. Nibyo ntabwo ndi kubabeshya. Iyo maze koga mbere yo kwisiga amavuta yanjye mbanza n'amavuta ku mubiri. Aya ngaya ajya ku mubiri bwa mbere, hejuru ngashyiraho amavuta ya Toby Creme cyangwa Roche Posay cyangwa ayo mfite yo ku mubiri. Noneho ubwo tugeze kuri iyi nyivugaho ku by'umubiri, ariko mu by'ukuri ngiye kuyikoresha ku musatsi. Noneho nkagira n'iyi hair push plus. Iyi ngiyi niba urwara imvuvu, nimba ugira utuntu tw'umusatsi wawe wacitse, join this club. Umva aya mavuta yanyujije imvuvu kuva nagera muri iki gihugu, kuva muri 2017. aya mavuta ndayakoresha. Umuntu wayandangiye ni umukaranseri wanjye, arambwira ati aya ngaya rero akora neza, ariko nawe ntiyayisigaga bihagije. Ngewe rero amaze kuyandangira, guess what? Narayisigaga twice in a week, kabiri mu cyumweru mu bisuko. Ikiza cyayo uyasiga mu bisuko, ibisuko byawe bisaza utamegera wamenya ko byanduye. Murabizi ukuntu ibisuko byanduraga, ugafata urupapuro ukagira gutya ukabona icyo riragwa. Ya, aya ngaya rero aragufasha kugira mu mutwe hari so clean kandi utigeze woga mu bisuko. Yes, ngiye kubereka rero ukuntu mbikora. Mfata igisoko nkabanza nk'isokoza, mvugira ngo umusatsi warakuze, repousse zivuye nk'iriya zikajya nk'iriya. Ntabwo mwabibona gutya kubera ko harimo uwo hejuru urimo produit, uwo hasi ukaba ari repousse. Ntabwo mwabibona, ariko ngiye ngiye kubibereka. Ya, ibi rero ndabikora, ndayisiga, narangiza kuyisiga nkayararana. Ntabwo mpita noga mu uwo munsi,
ndayisiga nkayararana cyangwa nawe mfite nk'iminsi ibiri mbere yo koga mu mutwe nkabanza nkayisiga. Rero mera kuri olive, fata kamereke mu by'ukuri ukuntu bigenda, fata coconut oil gutya nuko rero ni oil, nubwo mu mwabona ari igipotora ariko ni amavuta atemba aya. Ndayifata ngashyira mu ntoki gutya, numva ngahita mfata olive ngasuka kuri ya coconut, narangiza ngapfundikira. Aya mavuta niyo ndyaho niyo ntekesha. Pardon, ariko unembana narangiza nkabifatiranya nkahita nshira mu mutwe, ariko nyine making up ushobora ko hasi hafashe, mva yamuriho neza rwose ntiwareba hasi making sure ko yafashe mwumva hasi nkora uko nshoboye nkayafatishamo neza ariko numva ndabikunda, ndaza nkongera ngafata kuri aya. Iyi bayita bain d'huile ariko indimi wese zizamenyekana muri njye byanze gute, na ibintu nk'ibyo bintu bishobohete. Okay, ndasiga nkamasa neza nkanamenya ngashoboye ko hose no hasi yahageze. Sasa n'ibintundira ubu sinakoga mu mutwe umuhungu wanjye, ariko umuhungu wanjye akunda koga, reka mbabwire akunda koga, uvuga koga akaza ari kwiruka ku buryo kugira ngo niba bagira ngo yisubiraho ntabizi. Narangiza maze gushiramo aya ngafata aya mavuta mu ndebere asa umukara, ariko ukuntu atuma mu mutwe hasa neza. Ibyo bya mbere njye no mu musatsi rero ndayisiga gutya se, ariko niba muri kureba. Okay, ni umukara. Narangiza narangiza ngapfundikira neza depoza hariya. Muri kubona ndi gushyiramo amavuta menshi, ibiri normal kuko uba ugiye gukorera umusatsi wawe ni nko kuwinika mu mavuta, yego, ariko for long time urawinikamo neza ukamasa neza. Nkumbuye, reka mbabwire, nkumbuye iwacu cyane, ariko cyane nkumbuye kezo muri salo kujya muri salo bagakoza mu mutwe bagashima bakamasa. Mama yanjye ndakubwiye ngo ubanza uzajya ntuga mu mutwe buri munsi nimagere. Sasa muri kubibona tazajya nsokoza nanone, urumva ko ntago kivuga nk'uwumye. Bituma n'umusatsi wawe udacika mu by'ukuri mu gihe ukuboza, kuko uba wamaze kuwutandukanya neza. Abantu bafite natirere ibi wabikora ukadetangoringa umusatsi wawe neza, ukawutandukanya neza, ukawusokoza ku buryo nta mapfundo usigara uri kumva mu, warangiza ukawusiga uhereye hasi. Narabikoraga n'ubundi gifite natirere, ukawusiga uhereye hasi wamara kuwusiga waba unogeje ugashyiramo ibituta ukayararana. Njyewe nk'abantu mwanya munseke ntabwo nzi kwisuka ibituta, cyangwa munanseke kuko birakwiye. Nagusuka amarasita meza cyane, meza, ariko kuvuga ngo njyewe ngo reka mwisuke ngo ibituta ngo byo kuryamana ngo mfite grandsere wisuka n'ibiryamye, naho njyewe habe n'ibituta. Ibituta rwose ntabwo nzi kwisuka. Dore agasatsi mbari kaba gacitse, urabona ni akantu kadafututse gakeya, sibyo kadege kwanduza intebe yanjye.
irambika hano ya noneho mitanzana mukushi nkabindika fresh njye ntabwo nzi kwisiga ibituta abazi kwisuka ibituta nyine namwe murabyumva njye nita mbindika fresh urumva namara kubindika ngahita ngahita nza umusatsi wanjye uri muri puse kweli wane reka mfunga shinya ariko ibi ngibi mugomba kubikora neza mutari busubire mu zuba ntabwo wabikora mu gitondo akanabikora ufite bone ukayigendana ufite bone nziza ukayigendana yes noneho narangiza kugenda itafunga shinya namara gufunga shinya we good nkajya kuryama namara kubirarana rero ejo umwuga mu mutwe that's me ariko reka mbereke nyine uko ndabirarana kompletely kangana ingofero nayo mbibereke mbereke ingofero ndazamo kugira ngo habe hapfutse hashyushye amavuta yinjiremo neza dore ngewe nkoresha kano kagofero kagiye kumera nk'ishashi ufite ishashi niyo wakwambaramo ariko ngewe ntanambaramo kano gutya umusatsi wanjye wose nkabinjizamo gutya ubundi ngakubitamo pijama yanjye nkaryama so rero mberetse ukuntu wategura umusatsi mbere y'uko wogama ibi ngibi ni ukubikora uyu munsi uzoga mu mutwe ejo cyangwa ejo bundi urumva noneho rero n'ibinkurira nzabereka n'ukuntu ushobora koga mu mutwe so guys thank you so much for watching, thank you so much for subscribing. Niba hari ibindi bintu mushaka kumenya bijyanye n'umusatsi bijyanye n'utuntu dutandukanye comment down below nzahita mbikora. Yeah, thank you so much for watching, thank you so much for subscribing. Abantu ba subscribing, thank you. Abantu musharing, may God bless you. Abantu mutra subscribing like abahiminota amasegonda sibyo. Thank you so much kuri wowe ubikoze uga subscribinga kandi nawe wabikoze Imana igumugisha. Stay blessed and enjoy yourself. Nimukibagirwe kwikunda, nimukibagirwe kwitaho. Ndabakunda but my God loves you the most. Bye.